kubera yuko n'ubundi gafaranga gusurwa ntiyasurwaga usibye umudamu we wenyine gusa niwe muntu babonanaga uzakubwira yuko yabonye gafaranga uwo yabakubeshye. Iminsi yose amaze muri ribu gafaranga nta muntu usanzwe wigeze umubona usibye umudamu we Annette Murava niwe wenyine gusa bamusabaga akamubona ariko hari igihe cyageze nawe amakuru atubwira yuko hari igihe cyageze nawe akaba ataramuhabwaga. Yageze mu gitondo saa 10 ari mu modoka. Mubonye iyi modoka ni modoka ya Rwanda Investigation Bureau. Iyi ngiyi izanye abafungwa bandi ariko gafaranga we yaje ku isaha ya saa 12 n'iminota 20. Imodoka ya ribu Vigo niyo yamuzanye ni umunyacyubahiro n'abandi n'abanyacyubahiro. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umuntu ari umunyagitinyiro. Ntabwo tuzi niba ari Bishop Gafaranga wisabiye ko itangazamakuru ritamufata, ntabwo tuzi niba ari ubugenzacyaha bwabihisemo kugira ngo ntabwo tuzi niba ari ribu n'ubugenzacyaha ari ribu na polisi babihisemo kubera yuko n'ubundi gafaranga gusurwa ntiyasurwaga usibye umudamu we wenyine gusa niwe muntu babonanaga uzakubwira yuko yabonye gafaranga uwo yabakubeshye. Iminsi yose amaze muri ribu gafaranga nta muntu usanzwe wigeze umubona usibye umudamu we Annette Murava niwe wenyine gusa bamusabaga akamubona ariko hari igihe cyageze nawe amakuru atubwira yuko hari igihe cyageze nawe akaba ataramuhabwaga. Rero twitega iki turebe iki? Ubwo twari hano kuwa kabiri mu by'ukuri gafaranga twari tuzi ko ari buhazanwe. Gafaranga ntabwo yaje kuri uwo munsi ariko amakuru tuza kuyakwega neza. Amakuru atubwira yuko uyu munsi kuwa kane aribwo aza kuba ahagejejwe. Uko twakiriye amakuru kuwa kane koko niko yo kuwa kane niko byagenze ku isaha saa 12 n'iminota 20 imodoka y'ubugenzacyaha ribu ya Vigo. Ribu Vigo murayibona, Vigo murayizi mwese, izi modoka za Vigo z'icyubahiro mwese murazibona, imodoka nziza cyane za fime zimeze neza. Iyo modoka rero yahageze ku isaha ya saa 12 n'iminota 25 ishyira n'igice. Hanyuma yari irimo abafungwa bageze kuri batatu barimo batatu, harimo Habiyaremye Zakaria ndetse n'abandi bafungwa babiri. Mu yandi magambo banze kugira ngo bitaba isumbana, bazanye batatu kugira ngo bititwa ko ari Zakaria gusa wenyine bazanye muri iyo modoka kugira ngo hajyemo n'abandi babiri bandi basanga Zakaria kugira ngo byitwe ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ego ntabwo bacisha ahantu hamwe. Gafaranga bamuzanye abapolisi bahita bamwinjiza kwa ndani tegite ku buryo no gufata ifoto byatugoye. Nimuza kureba iyo ako ka video uburyo kafashwe giturumbuka cyane ku buryo gafaranga kumubona byari bigoye cyane. Rero niyo mpamvu turimo turibaza, hari itangazamakuru rirahari, Urugendo TV, Ikaze TV Rwanda, Shine Rwanda TV, DC TV Rwanda, Inyarwanda TV ndetse na 3D TV. Hari bitangazamakuru Jarasi Official, bose ibyo bitangazamakuru nibyo byari bimaze kuhagera. Igihe ntabwo turakibona, niba igihe cya updating amakuru ku gihe ntabwo turizi igihe jado ariko urabona amasaha y'urukiko haracyari mu gitondo cyane. Igihe nicyo cyakabaye cyabanje ubundi igihe nicyo cyitwa updating. Ego igihe rero cyisubye ariko n'ubundi barakwa updatinga kwako n'ubundi amakuru turayabahereza. Ubu ngubu bamaze no kuyafata. Ubu twe tuyabaha. Ubu ngubu twe turi buyabahereza update. Yego bahite bakubita kunuze bandika. Ubu ngubu bamaze no kwandika, ubu bari ku editinga.
barimo baradetinga hari ukwandika hari bafite nyine bari kweditinga ibyo banditse okay igihe nacyo kiremewe rero turacyemera cyane ubundi nicyo gikunda kutuvugishiriza ubugenzacyaha RIB kikadushakira amakuru twe tutazi tukayamenya igihe rero muremewe hanyuma rero kwizera kuri uyu wa kane tuvuge tuti kuri uyu wa kane yego twitege iki muri uru rukiko twitege iki muri uru rubanza rwa Gafaranga ubu tugeze ku isaha saa 1:00 dukora iyi nkuru ariko hano mu karere ka Bugesera igicu cyaho nawe cyo gisa neza urabona nyine ibifungu haracyari mu gitondo nyine ni mu rucerera abantu nibabona video ntibagire ngo na makamera atareba neza ahubwo ni ibifungu birimo biragenda bizenguruka hanyuma twitege iki muri uyu munsi wa none rero twitege iki mu byagiye bivugwa twitege iki mu igurisha ry'inzu ya Gafaranga na Murava bishobora ko batumvikanye twitege iki mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina bivuga ko Gafaranga yaba yarakoreye umudamu we twitege iki mu buryo bumwe twitege iki hari inkuru narembonye yatambutse kwa Bosco Impaya ivuga ngo n'umwana suwa Gafaranga bira bintu nibyo Bano nawe twabimenya bintu ntabwo twabimenya abantu tujye ariko urumva twese na makuru dukura ku mihanda na Bosco yakuye ku mihanda nkuko twese tuba tubikura ku mihanda ariko kandi ibijyanyemo n'umuryango mimbere ndani byimbitse n'ibiki byose twebwe tugomba kureba ibyo ku mihanda ibitari byo ku mihanda abantu tukwiye kubyihorera mu by'ukuri gusa bimwe mu byo twavuga twakunze twubwira abantu tubapudetinga makuru twagiye twikwegera biravugwa mu konte yaba yarafunguwe muri famiye yo kwa Murava ya Gafaranga na Murava ariko igafungurwa mu mazina y'umuryango wa Gafaranga igafungurwa muri famiye kwa Murava kandi konte amafaranga ari kwa Gafaranga na Murava ibyo ni bivugwa ntabwo twebwe tubizi ntitwabihagazeho nibivugwa ku mihanda hanyuma ikindi kiravuga ko ayo mafaranga yaba yarabaye imbarutso mu byo baba barapfuye ariko kandi ntabwo twashyigikira umugabo ukubita umugore nta muntu washyigikira umugabo ukubita umugore ntabwo twamushyigikira ntabwo twashyigikira umugore usuzugura umugabo ntabwo twashyigikira umugabo wigirira koreka wigira intare mu muryango wigira intare mu rugo abo mu rugo bakamutinya ugasanga bati bataratashye ni mukingure aratashye ni mugire gurye uratashye no umugabo aratashye ibintu bituma rero abantu bahahamuka ntabwo ari byiza pastor dushobora kwibaza ko twagiye twumva inkuru z'uko Gafaranga yababariwe n'umugore we kubera iki byaba byageze kuri uru rwego rw'uko bashobora kuba bigeze no mu bucamanza mu makuru dufite bivugwa yuko Gafaranga ashobora kuba nibyo koko Annette Murava yamuhaye bivugwa yuko Annette Murava yamuhaye imbabazi aramubabarira nk'umudamu abarira umugabo we ariko kandi iyo tugiye kureba usanga bivugwa yuko ngo famiye ya Annette ishobora kuba itarabyemeye iby'imbabazi itemera imbabazi zihabwa Gafaranga bifuza ko urukiko umucamanza ari we wenyine warekura Gafaranga amaze kugira inama bimaze kugaragara Gafaranga amaze kugaragariza urukiko icyifuzo cye amaze kugaragariza urukiko niba koko yemera icyaha agasaba imbabazi niba koko yarahemukiye umugore we Annette Murava niba koko yaramukubise niba koko yaramukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo ari ugukubita gusa hari mu cyumba ihohoterwa rishingiye ku gitsina riri kwishi ni mu buryo bwinshi byagiye bivugwa kuri Gafaranga urabyumva neza byagiye bivugwa ko na Gafaranga ashobora kuba yaratahaga akahezwa inyuma y'igipangu ntakingurirwe ngo yinjiye mu rugo rwe byagiye bivugwa yuko Gafaranga yasabye umudamu ko bagurisha kugira ngo bishyure amadeni amwe mu madeni baba bafite umugore ngo akabyanga byagiye bivugwa mu buryo bwinshi rero nta wabimenya mu by'ukuri twese reka igihe cyahageze Jado tumaze kuvuga ngo wari uri hehe nk'igihe hanyuma rero twitege muri urubanza twitege ikibazo gihari ifite imbogamizi ifite n'izimwe ko urubanza rushobora kubera mu muhezo nirubera mu muhezo haraba harimo tekinike deal kwaje kwa pra ariko n'ubundi ushyize mu nyurabwenge urubanza rw'imiryango
ntabwo urubanza rwo urubanza kubera mu ruhame kuko habavugirwamo ibintu byinshi. Bishop Harerimana Bosco urubanza rwe rwabereye mu muhezo we n'umudamu we ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Meya w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erazime urubanza rwe rwabereye mu muhezo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hari n'abandi tuzi imanza zabo zagiye zibera mu muhezo, cyane cyane urubanza rushingiye ku muryango. Keshi hari igihe biturutse kuri ba nyir'ubwite kwa victime, biturutse ku bushinjacyaha, ariko kenshi abaregwa nibo bashobora gusaba, uregwa ashobora gusaba ko rubera mu muhezo, cyangwa se uwatanze ikirego nawe agasaba ko rwabera mu muhezo. Kuko rero nirubera mu muhezo, abanyamakuru hari ibintu tuza gutekereza, hari ibintu bari butekereza abanyamakuru, aba influencers, natwe hari ibyo turi butekereze, twibaze tutese muri bya bindi byavugwaga, ese koko niko kuri bimeze bite. Rero reka twitege tukurikirane, dukomeze dukurikirane, turebe twagira ngo tubapdatinge, tubabwire ngo turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, aho tugiye gukurikirana aho tugiye gukurikirana urubanza ifunga n'ifungurwa kuri Bishop Gafaranga n'umudamu we Annette Murava. Rwose birashoboka, ntabwo dushyigikiye Gafaranga, ntabwo dushyigikiye Murava, ahubwo dushyigikiye ubumwe bw'abanyarwanda, dushyigikiye ubumwe n'ubwiyunge, dushyigikiye ko Gafaranga yarahohoteye umugore we, rwose akwiye kwicuza mu mutima we, akabwira umutima ngo mutima wanjye ndicujije, kandi akabwira n'umucamanza ati ndemera icyaha, ndagisabira imbabazi. Annette Murava nawe Imana izi neza ko Imana n'umutima we nibyo babazi ko ibyo yareze umugabo we byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri, twe ntabwo tubizi. Ariko icyo tuzi cyo ni kimwe, nta muntu ushobora guhaguruka ngo ajye gutanga ikirego nta mpamvu afite, adafite icyamubabaje, adafite icyamukoze ku mutima. Nta mugore wapfa kujya kurega umugabo gutyo gusa ntaho byaturutse. Hari impamvu rero yabiteye, yatumye Murava ajya gutanga ikirego. Hari n'impamvu Gafaranga itumye agezwa mu rukiko kugeza uyu munsi wa none. Ashobora kuba yarageze mu bugenzacyaha akinangira, ntiyemera icyanga gisabira imbabazi imbere y'ubugenzacyaha, hamwe n'umudamu we bicaranye, bikaba byaramuviremo rero kuba yafungwa, aribyo bitumye agezwa imbere y'umucamanza. Mukomeze mukurikirane Ikaze TV Rwanda, turakomeza tubapdatinge. Mu kanya tugiye kwinjira mu cyumba cy'inteko iburanisha, tugiye kwinjira mu cyumba muri sare iburanishirizwamo. Bashobora kutwemerera cyangwa se bakatubwira ko urubanza rubera mu muhezo, bityo rero aho biza kuba bigeze hose turaza kubamenyesha, tubabwire uko bihagaze. Tubabwire rero ngo turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Pastor Claude kubw'Ikaze TV Rwanda influencer, Kwizera Jean Claude influencer kubw'Urugendo TV, ndetse na Shine Rwanda. Turabashimiye cyane, Natani kuri kamera, mwese tubaha ikaze, mukomeze muturebe, subscribe, like na comment. Dukomeza dushimira igihugu cyacu cy'u Rwanda gitanga ubutabera umunsi kundi, buri muntu wese akanyurwa n'ubutabera yahawe. Turabashimiye cyane, tubitse ko saa 8 tuza kuba turi mu isomwa ry'urubanza rwa Nibishaka Theogene ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, Ikibagabaga, Kimironko. Ciao ciao.